Iyi ni papayi. Mu ipapayi habamo imbuto zifasha igogorwa gukorwa neza zikarinda infection. Utubuto tw'ipapayi twifitemo ubushobozi bwo kurwanya kanseri, tudindiza gukura kwa kanseri, ni ingenzi cyane nko kurwanya kanseri y'ibihaha, ibere ndetse na prostate. Nkuko twabibonye ku bibabi by'ipapayi, muri utu tubuto naho habamo papayine, natwo tubamo papayine. Mu tubuto tw'ipapayi, utubuto tw'ipapayi dusukura umwijima, tuvugurura ubuzima bw'uruhu, dufasha umubiri gusa kudasaza imburagihe, bifasha uruhu rwawe kudasaza imburagihe, tukarurinda gusaza imburagihe nyine. Voilà. Bahaye ikaze. Video y'uyu munsi tugiye kuganira ku ipapayi, ariko ntabwo tuganira ku ipapayi nyirizina, ahubwo turaganira kuri utu tubuto turi imbere, nkuko navuze mbikubwira haruguru. Nyuma y'ubushakashatsi bwimbitse, abahanga bashyize hanze urutonde rurerure rw'ibyiza by'utu tubuto tuba mu ipapayi. Itegure kuvumbura muri iyi video ubwami bw'utu tubuto utajyaga witaho. Uraza kumenya akamaro katwo n'uburyo bworoshye bw'uko wadushyira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Muriteguye mbabwira ibitangaza byihishe muri utu tubuto tw'ipapayi? Tutangire. Ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora. Ukore share, unatwandikire muri comment, kandi ibyo bikukore n'akazogera kugira ngo utazabicikwa na video n'imwe dushyira kuri iyi channel yacu. Ndabibutsa ko ibyo tubagezaho hano kuri iyi channel yacu ni ubushakashatsi buba bwarakozwe n'abahanga, bakabushyira hanze kugira ngo budufashe buri wese abubyaze umusaruro. Kuri iyi channel yacu tubagezaho imibanire, ubuzima, iterambere ndetse n'imibereho myiza. Ibi byose byagufasha kugera ku nzozi zawe. Akamaro noneho k'utu tubuto tw'ipapayi ku buzima bwacu ni akahe? Icya mbere, utu tubuto tw'ipapayi dukoreshwa, umuntu ukoresha utu tubuto tw'ipapayi bifasha urwungano rwawe gukora neza, urwungano ngogozi rwawe gukora neza. Utu tubuto turakaze cyane kubera enzyme nyinshi twibitsemo na papayine. Ibi bifasha cyane igogorwa ryawe gukora neza. Papayine yoroshya igogorwa rya proteine, ibi bituma utagira ibyuka mu nda ndetse ugaca ukubiri na constipation. Ikindi, utu tubuto turwanya microbe. Ubushakashatsi buherutse gushyirwa ahagaragara, ubushakashatsi buherutse gukorwa bwatangajwe mu kinyamakuru cyitwa Revêtement Intelligent, Antiviral et Antimicrobine. Abashakashatsi bagaragaje ko utu tubuto tw'ipapayi batugaragaje mu miti irwanya igogora, irwanya ibibazo byaboneka mu igogora, irwanya ibibazo by'igogora ritakozwe neza. Ibi bitanga icyizere bikanakuraho ukwangiza utu tubuto no kutatwitaho, bitewe wenda no kutamenya akamaro k'utu tubuto. Ugasanga wenda wadufashe nabi kandi utabizi, bigashyira urumuri kuri enzyme. Utu tubuto dukizaho nkuko nahoze mbikubwira haruguru, enzyme zidafasha gusa mu gucunga proteine, ahubwo zifasha n'intungamubiri kwinjira neza mu mubiri wawe. Ibi bifasha cyane abantu bafite ibibazo mu mara nka infection n'ibindi. Ubwo bushakashatsi kandi bwagaragaje ko utu tubuto tw'ipapayi dufite imbaraga nyinshi cyane mu kurwanya infection ziri mu maraso. Bikanarwanya bagiteri mbi zishobora kujya mu mubiri w'umuntu, wenda kubera mu byo wariye, ibyo twahumetse, ibyo twanyweye, ibintu byinshi bitandukanye bishobora kwinjira mu mubiri bibi. Utu tubuto tw'ipapayi turabirwanya cyane. Ikindi, cyo ni icya gatatu, utubuto tw'ipapayi tubamo fibre nyinshi dukeneye zifasha amara yacu, zinafasha kwituma neza, bikakurinda constipation nyine. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2023 bwashimangiye ko utubuto tw'ipapayi tworoshya ikura rya bagiteri nziza ziba mu mara. Habaho bagiteri nziza dukeneye mu mubiri wacu. Utu tubuto tw'ipapayi rero tworoshya ikura rya bagiteri nziza ziba mu mara. Ibi bigakomeza ubudahangarwa bw'amara n'urwungano ngogozi, ndetse bikanakurinda ukazaca ukubiri rwose no guhura na constipation.
icya kane, utu tubuto tw'ipapayi dukize kuri isothiocyanate de benzil bitera ingabo mu bitugu bwabo ububasha bwo kurwanya mikorobe nababwiraga haruguru. Icya gatanu, akenshi abantu bakunze gukoresha utu tubuto tw'ipapayi bafashe ubuzima bw'umwijima wabo kuko twibitsemo ibanga rihanitse mu kubungabunga iki gice cy'umubiri wacu. Icya gatandatu, utu tubuto twuzuyemo ibisukura umubiri bifasha kurwanya stress n'uburibwe n'ububyimbirwe bw'umubiri. Icya karindwi, tugira uruhare rugaragara mu irema ry'uturemangingo tw'umubiri wacu. Icya munani, utu tubuto dufasha abantu bashaka kuvugurura imibereho myiza y'umubiri wabo muri rusange n'imibereho myiza y'amara yabo. Icya cyenda, utu tubuto turwanya kandi tukanadindiza ikura rya kanseri. Dufasha gukuraho ibibazo byatewe na kanseri no kurinda gukura kwayo aho turi hose. Icya cumi, utu tubuto tubamo flavonoide ifasha cyane ubuzima bw'impyiko zacu. Ubushakashatsi bwagaragaje ikigero kinini cyane cya antioxidant muri utu tubuto tw'ipapayi ifasha mu igosurwa ry'impyiko. Ibi birinda impyiko nyine bikanaziha ubuzima bwiza. Ubundi bushakashatsi bwakorewe ku bantu barwaye impyiko, abantu barwaye impyiko cyane mbese barembye kandi bagiye barya mbese barwaye impyiko ariko bashyize mu mafunguro yabo ifu y'utubuto tw'ipapayi mu mafunguro yabo ya buri munsi. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko impyiko zabo zagaragaje ko zigenda zikira buhoro buhoro kandi ku buryo butangaje. Tugirwa inama yo gushyira utubuto mu mafunguro yacu ya buri munsi kuko dushobora kuturindira impyiko no kuziha ubuzima bwiza. Ntuzahure n'ikibazo na kimwe rwose gishobora kuzibangamira. Icya cumi na kimwe, utu tubuto tw'ipapayi twakoreshejwe kuva kera cyane mu kurwanya inzoka zo mu nda. Ubushakashatsi bwagaragaje ko gukoresha utu tubuto tw'ipapayi ari byiza cyane kuko byica n'amagi y'inzoka zo mu nda. Hari igihe wazirwaye, hari ukuntu urwara inzoka zikagenda zikakwarikamo rwose zikashyiramo n'amagi yazo. Icyo gihe rero kurya ayo magi agenda avukamo utuyoka agenda akura gutyo gutyo. Ibi byose bigaragaza ko utubuto tw'ipapayi dufitiye ubuzima bwacu akamaro kanini cyane kandi akamaro gakomeye cyane. Ariko ku bagore batwite, ku bana bato no ku barwayi ba diyabete, ni byiza kubanza kubaza muganga wabo mbere yo gushyira utu tubuto tw'ipapayi mu mafunguro yabo ya buri munsi. Nko ku bagore batwite, bagirwa inama zo kutakoresha cyane cyane gukoresha utu tubuto tw'ipapayi mu kigero kiri hejuru cyane kuko utu tubuto tw'ipapayi nakubwiye ko turimo enzyme nyinshi ndetse yewe na papayine. Ibi bishobora kuba byagira kugira ikibazo kuri terisi cyangwa se bigatera n'izindi complication ku buryo umugore utwite agomba kubyitondera. Ni ukuvuga rero abagore batwite nabo bagirwa inama yo kubanza konsulta muganga cyangwa se kwitondera ikigero cy'utubuto tw'ipapayi bakoresha. Cyangwa se bakabanza bakamubaza nyine igihe bashaka kuzikoresha kugira ngo bamubaze niba ntacyo zabatwara cyangwa se n'ikigero bashobora gukoresha. Noneho ku bana bato nubwo utubuto tw'ipapayi ari twiza ku buzima bw'umuntu, ariko kubera ibintu bigize utu tubuto tw'ipapayi, digestion yatwo, appareil digestif y'abana ishobora mbese utu tubuto bashobora kuturya ntidushobore digestion yatwo ntikorwe neza mu mubiri w'umwana. Ibyo bishobora gutera ibibazo mu mara yabo cyangwa se yewe no mu bundi buryo bubangamira abana muri rusange. Aba nabo ni ngombwa kubanza kwegera muganga, kwegera abapediatra bakabaza niba gukoresha utwo tubuto atari bibi, nta kibazo byabageraho bakabona kudukoresha. Noneho reka turebe ku ba diabetike.
ku bantu barwaye diyabete utu tubuto tw'ipapayi mu by'ukuri ni twiza cyane kubera ibyiza byatwo, cyane cyane nka antioxidant, ku bijyanye na enzyme, ku bijyanye na papayine nyine ibirimo muri utu tubuto tw'ipapayi, ibyo byose ni byiza. Ibi rero nubwo ari byiza ariko bishobora kubangama. Ni byiza rero nubwo bishobora gufasha mu kuringaniza ikigero cy'isukari mu maraso y'abarwaye diyabete, bishobora kubafasha, ariko ndetse iyo bikarwanya n'ububabare n'uburibwe bigafasha mbese. Ariko nubwo ibi bintu ari byiza, nubwo bifite ibyiza byinshi, ariko umuntu urwaye diyabete agomba kubyitaho, nawe agomba kubyitaho cyane, ntahita afata utu tubuto mbese tw'ipapayi ngo dushyire mu mafunguro ya buri munsi atabanje kubaza muganga we, kuko dushobora wenda kumugiraho ingaruka bitewe n'imiti afata imufasha kurwanya nyine mu burwayi bwe bwa diyabete, ugasanga bimereye nabi. Ibyiza rero ni ukubanza kubaza muganga we kugira ngo ataza kugira ingaruka n'imwe. Voilà, ni ahangaha nshoreje video y'uyu munsi, nizera ko wayikunze. Niba wayikunze ujye kuduhe like kandi utwandikire muri comment. Jye ni Mupenzi coach mu mibanire, ubuzima, iterambere n'imibereho myiza. Kurikira inzozi zawe, inzira niyi.